Niba warakunze kureba sinema nyarwanda birashoboka ko wagiye ubona abakobwa beza cyane bitonda ndetse bafite n'impano ndetse n'ubuhanga budasanzwe mu gukina sinema nyarwanda. Gusa muri ino video tugiye kurebera hamwe abakobwa bane beza cyane mu bakina sinema nyarwanda. Aho tuza guhera ku mwanya wa kane nk'ibisanzwe, tuvuga tujya ku mwanya wa mbere, aho tuza kuhasanga umukobwa mwiza cyane witonda, useka neza, uteye neza kandi ukundwa na benshi mu Rwanda ndetse no hanze. By'umwihariko ku bakurikira filimi nyarwanda. Nta kindi usabwa uretse guhura nanjye ku bintu itangiye kugeza irangiye kugira ngo umenye neza abo bakobwa abo ari bo kuva ku mwanya wa kane kugeza ku mwanya wa mbere. Uraza kutubwira umukobwa ukunda cyane muri comment. Reka dutangire ku mwanya wa kane aho tuhasanga umukobwa witwa Kazuba wa Derrick. Yamenyekanye muri filimi yitwa Agahinda k'imfubyi aho yakinanaga na Derrick. Uyu mukobwa ni mwiza cyane kandi afite indangagaciro n'umuco nyarwanda, haba mu buryo yambara, uburyo agaragara ndetse n'uburyo afite ubuhanga ndetse n'impano mu gukina filimi nyarwanda. Byatumye akomeza kwigira imitima benshi ndetse no gukundwa, by'umwihariko ku mafoto anyuze ku mbuga nkoranyambaga bigaragara ko ari umukobwa mwiza witonda ufite umuco n'indangagaciro by'umuco nyarwanda. Ibi byatumye akomeza kwigira imitima ya benshi mu Rwanda ndetse n'abandi bose bakurikira filimi nyarwanda. Bikaba byatumye Kazuba wa Derrick agaragara ku mwanya wa kane. Niba usanzwe umuzi cyangwa se ari ubwa mbere umubonye, nawe ushobora kwemera udashidikanya ko Kazuba wa Derrick ari umukobwa mwiza cyane kurusha abandi mu bakina sinema nyarwanda. Bikaba byatumye aza kugaragara kuri uwo mwanya wa kane. Wowe tubwire muri comment umwanya yagakwiye kugaragaraho ndetse utubwire nimba unamukunda cyane. By'umwihariko niba warakunze ino filimi yitwa Agahinda k'imfubyi, ndazi neza ko nawe ushobora kuba uri umufana wa Kazuba. Uyu kandi akaba ari umukunzi wa Derrick. Bikaba byaratumye bagaragara nka couple nziza cyane, aho kugeza ubu ari couple imwe mu zikunzwe cyane mu Rwanda kurusha izindi. Tudatinze tugiye ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa gatatu turasanga umukobwa witwa Irakoze Alliance Vanessa. Uyu akaba ari umukobwa wagiye ukina muri filimi nyinshi zitandukanye kandi akegukana ibihembo byinshi bitandukanye. Yatangiye gukina filimi mu mwaka wa 2020, bivuze ko amaze igihe kigera ku myaka 6 ari umukinnyi wa filimi nyarwanda. Uyu yavutse ku itariki 20 z'ukwa cyenda mu mwaka w'ibihumbi 2000, aho kugeza ubu ari hafi mu kuzuza imyaka 26 y'amavuko. Yagiye akina muri filimi nyinshi zitandukanye, twavuga nk'iyitwa Ishusho ya Papa, aho yakinnye yitwa Oliver, akina mu yitwa City Maid ndetse muri filimi yitwa The Secret. Yatumye amenyekana bya nyabyo ni iyitwa Maya, ari nayo ya mbere yakinnyemo cyane akaba icyamamare kandi akubaka izina rikomeye cyane mu ruganda rwa sinema nyarwanda. Ari naho yakinnye yitwa Maya, iyi filimi yaramwitiriwe byakutumye akomeza kwamamara cyane. Uyu Irakoze Alliance Vanessa akaba ari umukobwa mwiza cyane wagaragaye kuri umwanya wa gatatu mu bakobwa bane beza cyane kurusha abandi mu bakina sinema nyarwanda. Waba usanzwe umuzi cyangwa se ari ubwa mbere ubonye, nawe ushobora kwemera ko Irakoze Alliance Vanessa yagakwiye kugaragara kuri umwanya wa gatatu. Uyu kandi yagiye yegukana ibihembo bikomeye cyane, yahembwe nk'umukinnyi mwiza w'umwaka mu iserukiramuco rya Mashariki African Film Festival, ibyo bita MIIF. Ibi byatumye Irakoze Alliance Vanessa agaragara nk'umukinnyi mwiza cyane ugereranyije n'abandi mu bakobwa bakina sinema nyarwanda. Uyu kandi akaba umwe mu bitabiriye amarushanwa ya Miss Rwanda mu mwaka wa 2018. Byatumye Irakoze Alliance Vanessa akomeza kwigira imitima ya benshi ndetse agaragara nk'umukobwa mwiza cyane kurusha abandi. Dukomeje ku mwanya wa kabiri turahasanga umukobwa wamenyekanye ku izina rya Nowela. Amazina ye ni Niyomubyeyi Gentil Nowela. Yakora umukobwa mwiza uteye neza, useka neza, witonda, ufite indangagaciro n'umuco nyarwanda. Byatumye akomeza kwigira imitima ya benshi. Yagiye akina filimi nyinshi zitandukanye, twavuga nko yakinnye muri Papa Sava yitwa Foromina, ari nawe yamenyekanye ku izina rya Fofo, kuko Foromina bararihinaga bakamwita Fofo. Kandi yakinnye muri Seburikoko aho yakinnye yitwa Liliane. Uyu kandi yatangiye gukina filimi nyarwanda mu mwaka wa 2016, aho yatangiye gukina muri filimi yitwa Virunga High School yanyuraga kuri Remigo TV. Uyu kandi akaba umwe mu bitabiriye amarushanwa ya Miss Rwanda 2022. Byatumye Niyomubyeyi Gentil Nowela akomeza kugaragara nk'umukobwa mwiza cyane bitewe n'uko ateye, abenshi barabikunda, bigatuma akomeza kwigwiza abafana ndetse n'abandi benshi bakunze gukurikira filimi nyarwanda. Bikaba byatumye Niyomubyeyi Gentil Nowela agaragara ku mwanya wa kabiri. Ntatinze tugiye kujya ku mwanya wa mbere, gusa mbere yuko tujya ku mwanya wa mbere nagira ngo nkubitse niba utarakora subscribe, like, share na comment ngo ufungure inzogera ku muco wa YouTube, wabikora kuko ni ingenzi cyane kandi ikaba ari inkunga ikomeye kugira ngo utazacikwa na update z'ubutaha. Uraza kutubwira umukobwa ukunda cyane cyane ubona ari mwiza cyane kurusha abandi muri comment. Ntatinze ku mwanya wa mbere turasanga umukobwa witwa Nyambo Jessica wamenyekanye ku izina rya Miss Nyambo. Uyu akaba ari umukobwa mwiza uteye neza, witonda, ufite indangagaciro n'umuco nyarwanda.
yagiye avugwa mu rukundo n'abandi basitari benshi batandukanye, by'umwihariko twavuga nk'umubyinnyi, akaba umuhanzi ndetse n'umusocial media influencer wamenyekanye ku izina rya Titi Brown. Ukaba waravuzwe mu rukundo igihe kirekire, nubwo baje gutandukana gusa yari couple nziza cyane kandi ikaba imwe mu zikunzwe cyane kurusha izindi mu Rwanda. Gusa nubwo batandukanye byabujije Nyambo Jessica gukomeza kubaka igikundiro ndetse no kwigwizaho abafana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Yagiye akina muri filimi nyinshi zitandukanye, twavuga nka filimi yitwa Ibanga ndetse n'iyitwa The Message. Akaba afite umubare wa YouTube yise Miss Nyambo anyuzeho filimi nyinshi kandi zikunzwe, harimo nk'iyi yitwa The Message. Yakunze kugaragara akina muri filimi zitandukanye, aho yakinanaga na Kiramani cyangwa se Niyori. Uyu kandi uretse kuba ari umukinnyi, ni umwe mu banditsi bakomeye cyane ba filimi kandi akaba n'umwe mu bategura amashusho meza ya filimi zitandukanye. Bikaba byatumye Nyambo Jessica agaragara ku mwanya wa mbere. Wowe bitewe n'abakobwa uzi bakina filimi nyarwanda, uraza kutubwira muri comment umukobwa ubona ari mwiza cyane cyangwa se ukunzwe cyane kurusha abandi. Tubwire ukunda muri comment. Wowe twanyuma ino video ndagushimiye cyane, nizeye ko wakoze subscribe, like, share na comment kugira ngo tuzacikwa na update nziza z'ubutaha ndetse na video nziza tuzanyuza ku murongo wacu wa YouTube. Niba ari video yifuza tubwire muri comment. Naho ubutaha.